amahoro nshuti bakunzi ba Ntego Official. Nkuko mubibonye muri video itambutse, aha ni muri stade APR yari imaze gukina n'ikipe ya Musanze FC, bamaze gutsindana igitego kimwe kuri kimwe, ariko APR aha yahageraga kuri iyi match nko kuzuza imikino yari ikwiye gukina muri shampiyona, kuko yari isa nkaho yamaze gutwara igikombe cya shampiyona. Bakinye muri ambiance, hari abafana benshi batandukanye, ndetse baza gutumiramo n'umuhanzi witwa Jose Chameleone. Uyu muhanzi Jose Chameleone amaze iminsi hano mu Rwanda, hari ibitaramo yakoze bitandukanye muri iyi minsi ishize, ariko uyu munsi kuri aya masaha y'umugoroba nonaha bigaragayemo umunyamakuru hano muri stade witwa Rukumani Nzeyimana. Muramuzi cyane, ni umunyamakuru w'umusilamu cyane ukunda kugaragara kuri RBA, cyane cyane kuri televiziyo nkuru y'igihugu. Ni umunyamakuru wagize uruhare rukomeye cyane mu kuzamura muzika y'abanyarwanda muri rusange. Ni umunyamakuru abenshi bakunda kuvuga ko ari umugabo cyane ukunda umuryango we, akaca bugufi, akamenya kubana n'abantu, cyane cyane nk'abantu baboneka mu gisata cy'imyidagaduro itandukanye. Uyu mugabo rero mu kanya gatoya ubwo ekipe ya APR FC na Musanze umukino wasozaga hano muri stade Amahoro, bafasha umwanya mwiza wo kwambikwa imidari yabo, bafata n'umwanya mwiza wo guserebura igikombe cya shampiyona batwaye. Bamwe batavugaho rumwe, abandi bakabyemera, abandi bakabihakana. Ibyo ntago ari byo turebaho cyane, ariko muri uko guserebura iyo celebration batumiyemo cyangwa se bahaye ikiraka umuhanzi witwa Jose Chameleone. Yari arimo atembera muri stade aririmba, mu gihe abafana bari barimo baririmba. hariho abantu bafite bagafotozi benshi, bafotogarafi benshi, ariko mu buryo bwagaragaraga witwa Jose Chameleone yari afite ba bodyguard cyangwa se abashinzwe kumurindira umutekano batandukanye. Muri aba bashinzwe kumurindira umutekano, wabonaga bari gukumira abantu kugira ngo bategera umuhanzi. Ariko nanone ntabwo uko iyi video igaragara, biragaragara ko mu buryo bakumiraga hari abantu rimwe na rimwe bitewe n'izina bafite cyangwa se n'ikinyamakuru bakorera. Uyu Lucky Nzeyimana akorera ikinyamakuru cy'igihugu, akorera televiziyo y'igihugu. Ni umuntu kuba yakwegera umuhanzi uwo ari we wese, afite ubwo bubasha bwo kwegera umuhanzi uwo ari we wese aho yava akagera, mu gihe akeneye amafoto cyangwa se mu gihe akeneye kumuha interview, mu gihe akeneye kugira icyo yamubaza uwo ari we wese ukomeye hano muri iki gihugu. Televiziyo ya mbere ikwiye cyangwa se akwiye kwegera ni televiziyo y'igihugu, iyo agize amahirwe yo kwegera televiziyo nk'iyo ikomeye cyane y'igihugu. Uyu mugabo rero Lucky Nzeyimana agaragaye mu kanya bamuhutaza, bari kumujugunya, bari kumuta, nabyita se ni nko kumuta mu bigori, bamusuzugura. Uburyo yafashwe nka mayibobo, nk'inzererezi itagira agaciro muri iki gitaramo, muri iyi celebration y'imikino ya APR. Sinzi niba Lucky Nzeyimana yari yagiye nko mu kazi, kuko bariya igihe cyari cyo cyose baba bari mu kazi, ni ibintu byumvikana, amakuru baba bayakeneye. Ariko uburyo bamufashe, cyane cyane uriya mugabo wambaye akajire, uburyo atunze agatoki, bakamubona bakamufata hafi no kumuhutaza, uburyo nawe ahanganye nabo, ni ibintu bigaragara mu isura itari nziza nk'umunyamakuru w'igihugu, umunyamakuru nanone ushinzwe igisata cy'imyidagaduro kuri televiziyo y'igihugu. Ni ibintu bitumvikana uburyo Lucky bamufashe, baramusuzuguye, bamujugunya nk'iriya hirya, nawe yanga gutakaza icyubahiro cye, ahanganye nabo. Ariko ibi bintu bikwiye gusubirwamo. Uyu mugabo Lucky ubundi byavugaga ko atagira amahane, ari umuntu
woroshya ibintu, ariko uburyo muri iki gitaramo cya Diamond hano muri stade afashwe kandi ari we mu by'ukuri munyamakuru nonaha muri la stade wari ukwiye kwegera uyu muhanzi Chameleone, birababaje cyane. Ndigira ngo utu video murakomeza muturebe, murebe uburyo bagiye bamuhutaza n'uburyo bamusuzuguye, namwe ubwanyu muraza kumbwira muri comment, ese ibi bintu birakwiye ku munyamakuru ukorera televiziyo y'igihugu? Ese niba ari ikosa ryabayeho, n'ubuhe buvugizi nka RBA iri buze kumufasha ku buryo, cyangwa se n'ubuhe bwirinzi bw'abanyamakuru bavuga kuri televiziyo y'igihugu bakwiye kuba bafite bwihariye, ku buryo atagera ahantu murabibona ukuntu biri kugenda, ku buryo atagera ahantu hari hose ngo bamuhutaze, bamufate nk'amayibobo, bamufate nk'umuntu utari mu mwuga, kuko ahangaha yari mu kazi, biragaragara ko yaragiye gushaka inkuru, cyangwa se yaragiye kureba umuhanzi kugira ngo azabone amakuru atangaza. Ariko se ibi bintu birakwiye? Uburyo bamufashe, uburyo bamuhutaje, uburyo bamusuzuguriye imbere y'abanyarwanda bose muri stade by'umwihariko, kandi akora kuri televiziyo y'igihugu. Noneho ntabwo yayobye kariyeri, ari muri kariyeri ye nonaha. Akazi yari arimo, ibigaragara yari mu kazi ko gushaka amakuru kuri uyu muhanzi Chameleone. Ubona ukuntu yamukurikiraga, ntabwo n'undi watangaza inkuru udahari. Ese ni badge atambaye? Ese ni ukuba nta muntu wamusobanukiwe ngo amumenye, cyangwa se ni ukumusuzugura, banasuzugura televiziyo y'igihugu uyu mugabo akoramo? Kuko ndahamya nashidikanya ko Jose Chameleone haje amateleviziyo bakamutumira, televiziyo ya mbere akwiye kujyaho ni televiziyo mere, televiziyo y'igihugu, agatanga interview, akabwira abanyarwanda uburyo yishimiye kuza mu Rwanda, akabwira n'ejo bundi yamaye interview avuga ko akunda perezida wa Repubulika Paul Kagame. Yego, ariko ibyo byose, iyo interview zose, ndahamya ntashidikanya ko televiziyo y'igihugu ariyo iba ifite ijambo muri zo interview zikomeye. Ese murabyumva ute? Mujye muri comment section mumbwire niba ari ibintu bikwiriye ku munyamakuru ubarirwa mu ba mbere hano mu Rwanda mu gisata cya entertainment, mu gisata cy'imyidagaduro, niba bikwiye koko. Murakoze cyane, mukomeze kwibuka gukanda subscribe, share na comment kugira tujye tubaha inkuru nk'izi zitunguranye.